abantu benshi batekereza ko ngo uburyo uvuganamo n'abantu cyangwa se ukomenekanamo n'abantu gahanini bishingiye ku bintu bikuva mu kanwa. Gusa ukuri kwa nyako gutangaje hagari byo kubundi bakubwira ko amagambo akuva mu kanwa 10% by'ibyo uvuga nibyo bishobora kuba byagira influence cyangwa se byahishusho cyangwa se bikagira icyo bihindura ku bantu bakumva. Naho ubundi 90% n'ibisigaye y'uburyo abantu komenekanamo nabo uvuganamo nabo ntabwo ari amagambo akuva mu kanwa, ahubwo ni strategy ukoresha kugira ngo abantu bakumve cyangwa se ubashe kubamenyesha icyo ushaka. Ndetse ikintu abantu badakunze kumenya ntabwo bakunze kwita ku kintu kijyanye no kuvuga ngo ese ubwonko bwa muntu bwakira amakuru gute, mupfa kuvuga gusa. Iyi niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umuntu yinjiye mu cyumba icyo ari cyo cyose, umuntu waba uri muri icyo cyumba wese cyangwa se ofisi, ugasanga haba harimo umuyobozi, haba harimo umucuruzi, haba harimo umukire, haba harimo umwarimu, haba harimo umwana, ugasanga uwo muntu ahantu hose yinjiye bitewe n'uburyo yitwaramo avugamo akomenekanamo bari kumwubaha. Ndetse icyo ashaka muri iyo ofisi agasohoka akibonye. Igihe abandi bantu aho bakwinjira hose niyo bahawe amahirwe ngo binjire aho hantu rwose nta muntu ubaha agaciro, babafata naho batari seriye kandi ntako batagize ngo bavuge yafuze ibi na biriya, ariko ugasanga ntabwo babafashe naho bari seriye. Ndetse ugasanga babafashe naho batari seriye kandi ari mwe banyabwenge byitwa ko mwize neza mufite ubumenyi runaka, ariko ugasanga iyo ugeze ahantu nk'aho ngaho ntibagufata nk'uri seriye, ibyo wavuga wakwerekana byose, indimi wavugamo zose, ugasanga ntabwo bagufashe naho uri seriye. Ibingibi ni ibintu nawe ushobora gutekereza ugakura mu bwonko bwawe ukareba. Mu bantu bose ndakubwiye muri kano kanya ushobora kuba nawe uzi umuntu, uwo muntu ugasanga ntabwo ari umunyabwenge, ugasanga si umuhanga cyane pe, nta n'ibintu byinshi azi, ariko ugasanga iyo ageze ahantu atangiye kuvuga abantu bamutega amatwi, abakomeye n'aboroheje. Ugasanga abantu nk'abo ngabo badafite ubwenge, wowe utekereza ko nta bwenge bwinshi bafite, nta bumenyi bwinshi bakurusha, ariko ugasanga mu kazi bahora babazamura mu nzego. Ndetse ugasanga abo bantu binjiye ahantu nibo bagenda bakazana amadiro ahambaye bakayakuruzinga mu buryo bworoshye cyane. Wowe witwa ngo umunyabwenge, ngo barusha ubwenge, barusha ibitekerezo, ugasanga buri gihe ntibajya bagufata nk'aho uri seriye cyangwa babiha agaciro ibyo uvuze. Aha dutangira kuvuga ati abanyabwenge basigazwa inyuma, bateshwa agaciro, ibyo bavuze ntabwo babyubaha. Kuki tubabwiye imishinga batayitega amatwi, kuki tugiye kudenga dira atari twe bayiha, ugasanga bayiha bariya bantu bikagucanga, ahubwo ugasanga bayihaye ba bantu utekereza ko ari abantu bashabiriye bameze nk'abaswa baraho. Tandukaniro rero ntabwo ari icyerekeranye n'ubwenge barusha cyangwa se wenda guvuge ngo nuko bafite amahirwe, oya, ahubwo nicyo twita ngo ni inzobere mu byerekeranye no gukomerekana n'abantu n'ibyo babwira abantu n'uburyo babitwaramo. Uyu munsi niyo mpamvu ugira ngo usobanurire ibintu abantu benshi mutajya musobanukirwa ku byerekeranye na kominikasiyo ikomeye cyangwa se y'imbaraga. Buriya uburyo uvuganamo n'abantu, ukomenekanamo n'abantu nuko nabikubwiye ntabwo ari ibikuva mu kanwa. 10% ni ibikuva mu kanwa, 90% ni uburyo witwaramo cyangwa se ibyo bintu bisohora mu mbega ni ibikorerwa mu mutwe. Niyo mpamvu bakubwira ngo uburyo uvuganamo n'abantu ntabwo ari impano umuntu avuka afite. Wow. Ni made in Rwanda. Hold on. Alors? Chou, ça va? T'as pas appris chérie? Guess what? Narindi kuva UTC. Ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu byaba made in Rwanda yitwa Intwari Forex. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nawe sinzaha boyfriend wanjye. Okay? Hano mbonye ishati nziza yo mu my correction niyo nzamuha pe kandi ndabizi zayikunda ukazayikafaza pe. Ahubwo shu ugomba kubanguka ugashakira gift your husband and I know you will thank me that a sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu kamanzi mure ndakubwira uko byagenze. Sawa. Ubumenyi kominikasiyo umuntu wese yabasha kwiga. Ana
kandi bigahera ku buryo winjira mu kiganiro kigitangira, uburyo ugenda ugaragazamo ibitekerezo, uburyo ugenda ufatamo ibitekerezo by'abari kukumva. Ibyo byose ni ibintu wakwiga nawe ubwawe ukabasha kudevelopa muri weho ukajya ubikora. Kugira ngo abantu ba mbere bazi kuvuga bakumvisha abantu, abo bantu barahari, abantu bakumvisha cyane ibintu bakabikubwira ukabyumva, baba CEO bakomeye bafite inganda zikomeye n'ibigo bikomeye, kampani zihagaze amamiliyari ku isi, abantu bazi kunegusiya bakagenda bakazana amadira ahagaze n'amafaranga menshi. Abayobozi bensipira urubyiruko cyangwa se ba bantu bazana movement bakensipira abantu, ugasanga iyo movement irafashe. Abo bose nyine twita ko bazi kuvuga, bose ahanini usanga bagendera ku mabanga ajyanye n'ibyerekeranye na communication, aribyo ngiye kukubwira muri kano kanya. Nawe ubonye abantu benshi bagira ubunebwe bwo gusoma ibitabo, ariko uyu munsi wa none uzajya usanga ubwo bumenyi bakura muri ibyo bitabo, by'umwihariko twifashe nk'igitabo bita ngo ni Speak Smart, nicyo gitabo tugiye kwifashisha. Ubwo bumenyi bari abantu utekereza ko utabasha kugira ari impano cyangwa se amahirwe bakoresha, tugiye kubirebera hano. Kandi magambo tugiye kurebera hamwe ibintu nawe wakwifashisha kugira ngo ubashe kuba umuhanga cyane, wica uvuga nk'umunyabwenge, aho winjiye wahura n'ingagara ubashe kuyikuramo amafaranga, aho winjiye n'uvuga bakubahe, mbega ikijyanye na communication yawe kiba kiri ku rundi rwego bitewe na strategy zose tugiye kurebera hano zikoreshwa n'abo twita ngo ni inzobere, abayobozi n'abandi bantu bose bahambaye. Uraza kureberamo uburyo ushobora gukoresha strategy yo guceceka kandi bikaza kurema ubuyobozi bwawe, abantu bakakubaha kuko wacecetse. Uburyo ushobora kuvuganamo n'umuntu ibyo uvuze niba abantu nibabiha agaciro, cyangwa se ukabona hari ukuntu mutabyemeranijeho ariko ntuhatakarize icyubahiro. Ndetse n'uburyo ushobora kwinjira ahantu utaratangira no kugira ijambo na rimwe uvuga, abantu bose ukabona bafite amashyushyu yo kumva ikintu uri buvuge. Ibyo nibyo tugiye kureba. Impamvu mubwira ngo uraza kujya kurangiza kino kiganiro uburyo wavugagamo atari byo bihindutse, oya, ahubwo ahanini haraza guhinduka uburyo watekerezagamo. Ibintu ndi kukubwira bikora iyo ubishyize mu bikorwa, apana kubyumva gusa bikarangiriraho. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya nimba ushaka kugira ngo ugeze hose ujye uvuga nk'umunyabwenge, mu gihe utaranavuga abantu bashaka kukumva, mbega ube umuhanga cyane ku buryo amafaranga ushobora kuyabona akanya kari kose bitewe n'uburyo witwaramo cyangwa se uvugamo. Bigenda bite rero? Abantu benshi ba mbere bakora ikosa, kugira ngo numve ikosa rya mbere gukora. Abantu benshi mukora ikosa, ugiye ahantu ugiye kuvugana n'abantu, hari ibyo ugiye kuvuga, yaba umuntu runaka, yaba ikigo runaka, yaba abari bo bose mbega mugiye kuvugana, ugasanga utakaje icyubahiro, influence yawe uri kugira muri abo bantu uyangisha utaravuga n'ijambo. Ni ikosa rya mbere riba ko utaranatangira kuvuga utari wamaze kwisebya wowe ubwawe, kandi utabizi uzi ngo wahatwitse, uzi ngo uzi kuvuga, uzi ngo abakire baguhaye umwanya ugiye kubakorera amafaranga, uzi ngo kampani runaka ugiye kuganira n'abakuramo diro, ugasanga wamaze gutakaza amanota nta n'ijambo nari muravuga. Mbega ugasanga muri bantu mwinjira mu kiganiro mwamaze gutsindwa ko mwakoze ikosa shingiro. Ryakosa ryo twita ngo intege nke zo kuba utifitiye icyizere, si no gushaka kwishyira hasi ku bantu bagukikije cyangwa se ugiye kubwira. Ni ikosa abantu benshi bakunze gukora. Uburyo bakubwira ngo abantu 95% bakora ikosa, nta nubwo bajya bamenya ko ari ikosa bakoze, ahubwo basohoka bavuga ngo bariya bantu ntacyo ntababwiye, ariko baransuzuguye, ntibaneze amatwi, bapinga abantu, ariko mu by'ukuri 95% ni amakosa yawe, ariko ntiwigeze ubimenya. Ikosa rya mbere rero ngo abantu mukora, icya mbere ni icyo twita ngo ni reactive communication. Ni cya gihe usanga mwese mutegereza ko abandi bantu bari bubanze kuvuga, abo ngabo ugomba gukuramo ibikiri, abo ngabo ugomba kuganira nabo, yaba ugiye gutereta, yaba ugiye kuvugisha bose muri rusange, mbega ubyumve mu mujyi wawe wose ushaka, ariko by'umwihariko mu bijyanye n'ibigufitiye umumaro. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunze gutegereza ko abo usanze cyangwa se abo ugiye kuganira nabo aribo batangiza ikiganiro, bakaza kukwereka umurongo ngenderwaho, nawe noneho ukaza kujya muri uwo mucyo, akaba ariwe ugenderaho ikiganiro cyangwa se icyerekezo baguhaye, ishwe bari kuvugamo, uburyo bari gutwaramo ibintu, mbega nawe ngo aba ariwo mucyo ugenderamo. Niyo mpamvu usanga umuntu agera ahantu agasanga abantu baracecetse, nawe akahita aceceka, utangisha ikiganiro avuga yigize umwana mwiza kuko ariko asanzwe avuga, nawe akaba ari kutangira uvuga kuri uwo mujyi ari kugenderamo, kuri iyo to afite ari kuvugiramo, nawe ugasanga nibyo ushaka kugenderamo. Mbega mu yandi magambo icyo gihe biba bivuze ngo ugiye kuyoborwa, ntabwo ugiye kuyobora. Tujyaho kugira ngo abantu bayobore mu kiganiro cyangwa se ubayobore mu bitekerezo byawe, by'ibyo babwira bibe tayari uba ugomba kugendera mu byo bashakaga. Ahandi usanga uri bureke abandi abari aho aribo bari buze kuyobora buri kiganiro kiri buze kuberaho. Niyo
ngibyo tayari bihita bikugira umuntu ubakurikira umuyoboke ntabwo bikugira umuyobozi uri mu bantu uri kuganira cyangwa se muri bya biganiro ugasanga wewe ubutegereje by'abandi bari buvuge uza kubisubiza bavuga atari icyo kintu uvuze ubundi kigenda ku nanjye nari mbizi gutya mbega ugatangira guhora buri gihe uriyakitinga kubifuzwe n'abandi mbega mu biganiro ugiye guhura n'abantu muganire ni ingagari runaka ni abantu muri mu biganiro mbega wo kariyakitinga gusa ibyo bavuze nawe ugasa nk'aho ibyo uriraho wabivuguruza wabyubakaho wabigenderaho wabashimagiza ibyo bavuze ariko uri kugendera ku byo bari kuvuga icyo gihe ngo imbaraga zawe uri kuzitanga za kominikasiyo ndetse ukaba uri kwereka abo muri kuvugana ko uri umuntu uba utegereje uruhushya rw'icyo uri buvugeho aho kugira ngo ube wa muntu wafata ubuyobozi ugatangiza ikintu akaba ari cyo bavuga abantu nk'aba rero aba twise ngo ni reactive communication amakosa bakunze gukora ni babandi usanga bavuga ngo batangira interuro bavuga ngo ndakeka ko ibyo uvuze ni ukuri tugasanga ubone ko ndakeka n'ukuri ibyo uri kuvuga ni ukuri wenda nubwo njye ntari mbizi neza cyangwa ugasanga uri wa muntu bahaye ijambo utangiye guhaguruka kuvuga ngo mumbabarire kuba wenda ngiye kuvuga bino bintu munyihanganire wenda mbivuge muri ubu buryo mbega ugatangira ikiganiro uvuga buryo mumbabarire kuba ngiye kubisobanura gutyo mbega ugatangira ijambo ryawe umeze nk'uri gusaba imbabazi ahubwo umeze nk'uri gusaba imbabazi kuba hari igitekerezo ufite muri weho mbega uba umeze nk'ukeneye kwemerwa na ba bantu cyane muri kuganira uba bakeneyeho ko bakwemera cyangwa se bakubona ukundi kuntu icyo gihe ngo abo uri kubwira tayari baba bari kukubona nk'umuntu udafite agaciro cyane cyangwa se nk'umuntu utifitiye icyizere ko ubwonko bwa muntu buri ukuntu bukora ubwonko bwa muntu urimo avuga ngo tugomba kumenya ubwonko bwa muntu bw'abantu tubwira bwakira gute ibintu ubwonko bwa muntu nimba ari ikintu cya mbere bwakorewe kwakira ni ikintu cya nyacyo cyifitiye icyizere ku buryo ikintu cyiza ubwonko bukavuga ati iki kintu ni cyo pe ariko iyo utangiye kuza mu bwonko bw'umuntu umubwira ngo mbabarire kuba ngiye kuvuga ibi reka mbivuge muri ubu buryo ndakeka ibyo muri kuvuga ni ukuri ariko simbizi neza ubwo uri gutangira ijambo tayari bahita babona ko mu bwonko bwabo ubwonko bw'abantu uri kubwira bahita bavuga ati uyu muntu nawe ibintu bye ntabwo bihagazeho neza bindi kosa rya kabiri rero ngo abantu bakora mu bijyanye na kominikasiyo no kuvugana n'abantu ni kwa kuntu umuntu aba avuga ngo kuko nzi ibintu ngo byinshi cyane kuko nirundaho amakuru menshi cyane ubwo ngubwo ni nako mfite ubushobozi bwo kugira ngo abo mbwira banyumve cyangwa se mbe ndi umuntu urenze kuko nyine nzi ibintu byinshi nihugura mfite amakuru menshi ibyo bavuga byose mbifitiye amakuru menshi mbifitiye ibimenyetso ugasanga aba n'abantu ugiye kuganira nabo uri kubarundaho ibimenyetso byinshi umva izi ni fagite ngewe bino bintu mbifitiye fagite ugasanga nyine ufite fagite nyinshi cyane ugasanga ufite utudetaye twinshi ugasanga ufite imibare myinshi aribyo mbega ushaka kurunda ku bantu kuko ubizi neza ko ayo makuru uyafite niba ushaka kugira gutya ndahita mbarundaho imibare mbabwira ni mu mwaka uyu n'uyu byagenze uko imibare igaragaza ibi n'ibi mbega ugasanga ufite detaye nyinshi n'imibare myinshi cyane mu mutwe ndetse ugasanga ufite n'ubusobanuro bwinshi cyane kandi nyine ujya gukominika n'abantu uvuga ati ubwo mfite ibimenyetso bifatika mfite ubumenyi bwinshi nihuguye n'ibimenyetso byinshi mu mutwe n'ubusobanuro bwinshi aza gutuma abantu bose bari buze kwemeranya nanjye ukagenda mu mutwe ari uko wishyizemo ngibyo ugomba kumenya ko mu bijyanye na kominikasiyo uba usubiye inyuma kumva ko kuko ariwe ufite ukuri uzi ibintu byinshi cyane n'ibimenyetso byinshi n'imibare myinshi n'ubumenyi bwinshi n'uburyo ubisobanuramo neza cyane ngo ube buze gutuma abantu bemeranya nawe aho ngaho rwose ujya kwinjira mu kiganiro bamaze gutsindwa ubwonko bwa muntu ntabwo bwakira amakuru mu buryo buri rushike oya ubwonko bwa muntu mbere yo kwakira ibintu mu buryo buri rushike burabanza bukabyakira mu buryo bw'amarangamutima ibi bintu biranyuze kurusha uko umuntu yavuga ati ibyo umuntu ari kuvuga ni imibare 100% biruzuye arabanza akabyakira mu buryo bw'amarangamutima noneho ibijyanye no gushyira mu gaciro na logique bikaza bishyigikira ya marangamutima yabanje kubihuza nabyo birusha abantu barundaho amakuru menshi barundaho amakuru ibimenyetso ubusobanuro bwinshi cyane uri kubagora kugira ngo batakumva uri gutuma bibuze kubafuna kukumva icyo gihe abantu iyo utangiye kurundaho amakuru menshi n'ubusobanuro bwinshi n'ubumenyi ngo bwinshi ngo kugira ngo ibyo uvuga nibwo bari buze kubyemera mu bwonko bwa muntu uba uri gukubura imbarutso yo kugira ngo ahubwo baze kwanga kukumva no gutangira gupinga abantu nyine niko ubwonko bwa muntu bukoze hahita haba icyitwa mental resistance bagatangira gusa naho batangira guhangana nawe mu mutwe kugira ngo abantu byamakuru batabasha kubumvisha ahubwo abantu butangiye kubananiza mu mutwe tangira kubavanga mu mutwe kubananiza mu mutwe batangira kurikiraho kukumva kuko uri kuvuga ibintu byinshi n'amakuru menshi n'ubumenyi bwinshi n'ibimenyetso byinshi batangira kurikiraho kukumva atari kuvuga ngo amakuru wabahaga ntago ari aya nyayo n'ibyo uvuga ni ukuri iyo uje rero ngo abantu barundaho amakuru gutyo ibimenyetso byinshi imibare myinshi ubusobanuro bwinshi umeze nk'aho uri umunyabwenge mbega uzi ibintu byinshi cyane icyo uri gukora ngo uba umeze nk'umuntu utazi
audience uri kubwira cyangwa se abantu uri kubwira ukuntu ubwonko bwabo bukora, ntabwo se utazi icyo bakeneye, icyo bashyira imbere n'icyo baha umwanya wabo kumva. Andi magambo ni handi usanga umuntu ari kuvuga, ujya ubona ugasanga umuntu ari kuvuga ibintu bya nyabyo, ariko ugasanga abantu batangiye kujya bavuga uriya nawe aba yigize umunyabwenge agakabya, uyu nawe aba yigize, ujya ubibona ugasanga abantu nyine batangiye kugupinga, batangiye bati buriya agiye kuzana cya gikabyo cye, nawe ukabya kwigira umuntu uzi ibintu byose wigize nyirandabizi, uri kuvuga uko amakuru uri kuvuga ni ukuri kuri kuyabarundiraho icyarimwe, mbega uri kubikabiriza nawe kuba ibyo bintu bifite ubizi muri weho, kubera ukuntu uri kubibarundaho utabanje kumenya ko buriya ikiremwamuntu cyakira ibintu bijyanye n'amarangamutima kurusha mu bijyanye no kubiha agaciro mu bijyanye no mu mutwe, ugasanga muri weho mbega ibintu bye bitangiye guteshwa agaciro n'abantu ntabwo bari kukumva neza, mbega ukamera nawe uje gukanga abantu, uhuye n'ingagari uhuye na kampani yakwicashe, aho kugira ngo umenye abo uri kubwira n'ibyo bakeneye, utangiye kubona amakuru bemeze kuzi ibintu byinshi, ubusobanuro bwinshi cyane, imibare myinshi, mbega ugasanga uri kubananiza pe. Icyo gihe bahita bavuga ati kano kagabo kigira kanajyuha. Mbega ni ukuvuga ngo icyo kintu ugasanga ibintu byawe ubyishe bitaranatangira, iyo communication nayo buriya ngo iri hasi